mwese mwakoze kandi nabishimiye. Inyuma y'irushanwa ntago birangiye, mufashe noneho ize gahunda mbere yuko mwitwaye neza kandi mukaba mwegukanye ibihembo. Gahunda nyine dufashe nuko ahubwo twakagura impano yacu ikagera kure cyane kugira ngo bizatugeze ku yindi ntera, ku buryo wenda twafata n'ibihembo wenda birenze n'ibi ngibi cyase natwe ibihangano byacu bikazatugirira akamaro, tugatera ikirenge mu cy'abandi kabisa, tugafasha n'abandi bana bafite impano mu midugudu. Urumva nawe uzafasha abandi bafite impano? Nanjye nimba n'ubushobozi bwo kugera hejuru nk'aha bamfashije bageze, nanjye nzafasha abandi bana. Wow, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Apfucoye. Yes, muhawe ikaze mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bica kuri Peace Media. Reka twizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza cyane. Tubifurize ishya n'ihirwe mu bintu muri gukora byose. Uwiteka ajye mu bintu byanyu kandi abikomeze. Muri kumwe rero na wa musore wanyu mukunze cyane kiruzira bwoba nabwoba igitinyiro cy'abakanga. Murabona ko nibereye kuri tere kwisibaniro ahantu biri guca bigacika. Abanyemano barishimye, abitabira irushanwa baranezerewe. Ndakwinginze rero nuze gukuraho urushinge cyangwa se nguzimye televiziyo yawe, nyaboneka waba ucitswe. Icyo usabwa kora subscribe, share and comment. Nimuze gucikwa rero ngiye gutangira negera buri munyemano witabiriye rino rushanwa ryamenyekana project aze kugira icyo atuganirizaho. Sabo gusa kandi b'abanyemano ndaza no kwegera ku mande zombi, haba ku bayobozi ba Peace Media ndetse no ku bayobozi b'akarere kacu ka Kirehe, bagire icyo batuganirizaho. Nimuze gucikwa. Urakomeye, uri ikirori, ndetse ko uvuye imbere y'abajaji ukaba wegukanye intsinzi. Ese ubifashe gute, umeze gute muri wowe? Ndumva umutima wanjye unezerewe cyane, sinzi ko nabyumva. Yego, habaye Imana. Ndabona ufite n'akantu ka sheke. Bakabonye. Nakabonye akantu ka sheke. Witwa Judy? Yego. Wabaye wakangaye? Ari wa gatatu. Muri make yagira wawe ikaze. Dore ijisho ryawe data rihora kubakubaha, twabategereza imbabazi zawe, udukiza urupfu mu nzara, imitima yacu iragutegereza kuko ni wowe mutabazi, ingabo idukingira. Murakoze cyane. Nitwa Rutayisire Fideli, ndi umukozi w'akarere ka Kirehe ushinzwe urubyiruko, umuco na siporo. Yego, nibyo koko uyu munsi hari igikorwa cyo gusoza amarushanwa yamenyekana project mu karere ka Kirehe. Birumvikana hari impano nyinshi twabonye mu rubyiruko. Yego, bigaragara yuko iki gikorwa gikomeje kigaterwa inkunga, nibura twabona impano nyinshi zitandukanye ziri mu rubyiruko, kuko impano zirahari. Ubwo turifuza umwaka utaha ko imirenge 6 yasigaye nayo yakorwamo ino gahunda yamenyekana project, kugira ngo turebe impano ziri mu rubyiruko ya mirenge yasigaye. Kandi impano zirahari, igishoboka nuko tugomba kuzikurikirana tukazira kugira ngo tuzikuze. Murakoze cyane. Yego, ubusanzwe nitwa Bonfils, ndi umuyobozi wa Peace Media impano, kampani itunganya amajwi, igatunganya amafoto ndetse ikanatunganya video. So rero ni rushanwa ryateguwe mu rwego rwo kugira ngo tuzamure impano z'abahanzi dukuye mu murenge, mu mirenge itandukanye igize akarere ka Kirehe. Yego, ni ibintu biri gutanga umusaruro. Uyu munsi twari twakoze final, mwabonye ko abajene bagiye bava mu mirenge itandukanye bishimye, babaye abambere, twabahembye 5 ba mbere bahawe kuzakorerwa indirimbo ku buntu. Isanga izo bagiye bahembwa n'ubundi bagenda batsinda mu mirenge, ubwo urumva n'ebyiri kuri buri muntu. Hanyuma 3 muri bo bahabwa envelope imeze neza. So rero ndumva ni ibintu byiza, ni uburyo bwo gutera abantu motivation. Anyway, bafite n'indi promotion gufashwa gushaka uburyo ki ibihangano byabo byamenyekana binyuze ku bitangazamakuru. Ari nabyo uyu munsi mbere y'irushanwa twakoze, tubanza kujya gukora ibiganiro kuri radio itwegereye. Yego, yes my people, karizera ko muri kose mukomeje kugubwa neza cyane, mukomeje kugubwa neza cyane. Haracyari nyiri isuku ku mihanda, akari karabuze muri byatangaza makuru. Reka babwira ati bireke rukunge ruzira bwoba nabwoba igitinyiro cy'abakanga, ifrebwa bikunda ifrebwa mibiri kumwe n'aba master
abahasra murabona umuntu ndi kumwe nawe Mubaya master entertainer and teacher. Welcome my G. Thank you so much brother. Umezitere kirukunge amahora azira mahane ndakomeza umeze fresh ariko umeze fresh ndashima Imana. Mwateguye irushanwa muri gusupportinga urubyiruko rufite impano. Ese usose mu irushanwa hari abana babaye abambere ese gusoje irushanwa niye shusho riguhaye niye promotion ko uri gutanga promotion ku banyempano usanga ukuboko kumwe gufite ukundi kwatanze kuze kwakira ibindi bije mbere bije nanone nyuma. Tugana ku musozo rero w'iki kiganiro ndagira ngo ubwire abakunzi bawe ese bagutegereje hiki ese wongera kubite vibe ese urakomeza bakandire n'ubundi uba promoting cyangwa biragenda gute gira icyo ubwira abakunzi bawe. Ibyo ni ibikorwa bijyanirana abantu bamaze imyaka igera mu 9 babimbaza yego ariko mpora mbisubiza muri ubu buryo jewe G Bruce ndi umuntu ukunda nyine kugira neza mbona nta kintu binyangizaho nyeka ari nabyo byankavarinze imyaka yose maze wenda ntarimo ndakora cyane rero ariko mu bubiko I have something big mfite ibintu byinshi cyane mbabikiye kuko ntabwo nakorera abantu ibintu byiza ngewe ntafite byiza nanjye byiza cyane kuko isoko yanjye ntabwo ikamaze. So thank you big brother Beto producer yoba man eka babwira ati byose twabanye mu kiganiro Imana ibahereza umugisha yari big brother entertainer producer mentor Jibhus reka babwira ati rero nkangire kirukunge nkomeje kubifuriza ishya n'ihirwe Imana ibahereza umugisha Imana ijye mu bintu byanyu mukomeze muganze mugane Peace Media tubakorera audio nziza muramubonye ko producer avuye hano Jibhus director of video reka babwira ati Imana ibahereza umugisha na mutaha bye.